afite ibintu byinshi, afite ubutunzi bwinshi. Mr. Guma. cyane mana we ndashyushye cyane mana we yebaho we mana we mana we mundaranja mana we mana we mana we koko mana we mana Maria sinisigira utwana we oya tuza ntaho ujya mu murazo sibyo nanga sheri sibyo mana we baba we aho ku bintu byanshize nta shinge nta bigero baba we mana uyu mugore akunda mwiza wose we kandi abaye ikimwuka gimana ndase ibibazo biraha mana we mana we Yesuwe mama yuwe Maywe mana we mana we mama yuwe ubaye ikise noneho kandi wowe none bite ubaye iki ikintu kiri kumfata mu rugo kiri gufata mu rugo hano niho umuraza kumera neza uraza kumera neza humura sibyo yego tuzuye kumera neza sibyo okay ako nyine kiranje cyane uyihangane uraza kumera neza ndetse basi wamfatiye mu rugo hano se uraza kumera neza reka ngende kureba madamu nawe darameze nta sibyo ndaje nkuzanira amazi cyangwa nkuzanira imiti ngiri cyo nkuzanira guma hano oya ariko wibaseriye mwana wambabariye nuko reba madamu ameze nabi ari gupfa none ndebera wowe ibintu wibereyemo mbabarira rwose akanya sheri waretse mbabarira ndaje sibyo ndaje reka ngikwita kuri madamu dore ameze nabi arenda gupfa usuragira ngo ibintu bigenze oya mwana jye ubaseriye mbabarira pe no nsugira ngo bigende bite uyu mwana wanjye nawe wagira nyine abashaka dade wiwe buri kanya nese kuje mwita numva biragabanutse kumuntu agira ibibazo byinshi none madamu arenda gupfa reba ukuntu amerewe nawe urabizi none uri muri mbabarira pe shiri waretse kugenda siga ntashobora kubona ko umuntu amukeneye bari nk'akanya gake mbabarira ndakwinginze mbabarira akanya sibyo akanya umwana nese umwana atamukeneye umva please wanyubashye basi ukampa akanya kumubwira ko n'ibintu ameze neza nimerewe nabi kugira ngo umuntu avuge binganiye
Shimi basi. nakubwiye Okay. cyangwa ngo uri uretse kwiyenza mwana. Umugore wanjye ashaka kuganiriza ku kibazo cya mushuti wacu. Mushuti wanjye Haguma nzi yagize ikibazo, yarwaje umugore byanga gukira, ubukene bwaramwugarije, ibintu byose yaragurishije. None nagira ngo tumufashe tube twamuguriza amafaranga. Urumva ikibazo ko hari imodoka yari asigaranye, yari yangishije inama y'uko umuntu yamushakira umukiriya n'imodoka akayigurisha, ariko njye nkabona atari byo. Nkabona twamuguriza amafaranga, iriya modoka ikaba yamufasha kuba yakomeza akazi ke kugira ngo atwishyure. Ibyo bintu urabitekereza iki? yewe reka nkubwire, Haguma uriya amafaranga se wayamuguriza hanyuma ngo akagurisha iyo modoka? Oya, kugira ngo atayigurisha. None se ahubwo twayiguriye ko nanjye nari nkeneye imodoka. Wari warambwiye ko uzangurira imodoka? Narabikubwiye. Waretse se tukagura iriya ya Haguma ahubwo aho kugira ngo tumuhe amafaranga atazabona uko atwishyura. Urumva umuntu urwaje si ikibazo. Urumva icyo nirinda, ntabwo twayigura hari ngo bikunde, kubera ko nanone nta kintu umuntu yaba amufashije. Kugura imodoka ukayishyira aho ngaho yariye ari umuntu w'umuvandimwe, njye numva byaba atari byiza. Numvise byaba atari byiza ku giti cyanjye. None se nuyamuguriza ayo mafaranga azagaruka gute? Wumva umuntu yinjiye mu burwayi, yinjiye mu kurwaza n'iki? Kandi rega uriya Haguma amakuru numvise yaho si meza. Urumva ngo yaravuje umugore, ngo bigera no mu bapfumu ngo bahe na hehe. Urumva rwose umuntu ibintu byashizeho gutyo, urumva amafaranga azabona uko yatugarurira koko? Waretse tukagura iriya modoka ye. None se ubundi ni ikihe kibazo wowe ufite kutemera kugira ngo tugure iriya modoka ye? Urumva ibintu by'ubuvandimwe biragoye. Ni ukuvuga kugira ngo imodoka ive kwa Haguma nongere nyicaremo kandi tugume tubane, nabwo ntabwo byagaragara neza kuri we, ndetse ngira ngo no muri famiye zacu ntabwo byagaragara neza. Kandi wenda nkatekereza ko iriya modoka yamufasha mu bintu by'akazi kugira ngo ndabashe ukuntu yashaka amafaranga. Ahubwo nungutse akantu. None se ahubwo uwabwira uriya musaza wanjye ale akaba ari we uyigura, twe tukamucishamo amafaranga, ikamera nk'aho ari we ugiye kuyigura, akayigura mu izina rye, ariko ari twe tuyiguriye. Kandi iriya modoka ye ni nziza. Iyi modoka ni nziza, ariko urumva nanone ibyo nangaga birasa naho bigarutse, kubera ko n'ubundi iyi modoka iraba ari iyacu, kandi ntabwo nshaka kubyinjiramo gutyo kugira ngo iriya modoka amenye ko ari twe wenda twayiguze, nabyo ugasanga nta kibazo umuntu yaba akemuye. Sinzi uko ubitekerezaho. Ese ko numva ukimutsimbarayeho cyangwa mufitanye ibintu mufitanye by'amabanga? Nta kintu dufitanye uretse ko ari umuvandimwe. Uriya mugabo w'ingeso mbi kuriya n'ibigare by'abagabo birirwa bagendana, ubundi we wabayemo yewe ntacyo mvuze. Ashobora kuba atakibirimo kubera ibibazo yahuye nabyo. Niba ari n'ikigare, niba ari none se waretse tukigurira iriya modoka ukareka kwirirwa umutsimbarara? Ubu urajya kumuguriza ayo mafaranga atazabona uko atwishyura kubera iki? Icyo navugaga kutwishyura, ashobora kutwishyura, kandi iriya modoka witsimbararaho, iriya si yo modoka yonyine. Oya, none se amafaranga asohoke mu rugo gutya ndebera ko numva umeze nk'aho ahubwo ufite ibindi bintu
bidasobanutse kuko uriya muntu ni umunyamanyanga pe abantu bose baramuzi abaturage baramuzi jewe buriya nari narabuze n'ukuntu mugucaho rega nari narabibuze rwose none uratangiye ngo amafaranga biragira ngo oya tuganireho cyakora niwemera yuko iriya modoka ye tuyigura we jewe nabikora tukabicisha mu bundi buryo nkareba uriya musaza wanjye akagenda akamera nk'aho ari uyiguze erega nubwo tutayicaramo hano wenda musaza wanjye akagenda akayijyana no muri kampani ariko nayo mafaranga natwe akatugarukira se wowe uravuga ngo urahereza umuntu amafaranga nibyo byaramucitse byose birashira kugeza ubwo umuntu ngo asohoye ngo ubusafuriya n'ibiki byose n'intebe zo mu nzu ubusa wabwirwa n'iki n'imbiri ya nzu yo itarimo n'amadeni ya banki ibyo nyine nibyo twareba byose ndabimenya byo ariko wamfasha tukabikurikira naho rero tukamenya oya ibyo ari byo ntabwo ibyo jye nabyemera rwose oya nicyo warumpamagariye cyonyine icyo nagira ngo tuvugane yewe reka nkwereke reka mbe nigiriye mu gikoni njye kureba icyo ntekera abana ndumva ariko bitekerezeho ndaza ntacyo ntekerezaho rwose Mr. Guma afite